Turabasuhuje mwe mwese mukurikiye Rwandanet TV. Reka tubagezeho amakuru twabateguriye. Reka mbabwire, Rora agomba kurekurwa. Niba Rora yari umusirikare w'u Rwanda akaba yarakoze akazi nabi akaba yarafunzwe n'igisirikare yakoreraga, nabyo tumenye ko Rora yari umudaba. Erega no mu gisirikare harabo bita ba double agent. Akaba ari umusirikare ariko akorera ibihugu bibiri bitandukanye cyangwa akorera ibisirikare bitandukanye. Turashaka kumenya niba Rora yari umusirikare w'u Rwanda akaba yaratashye akaba yaragiye gufungwa cyangwa yarakoze akazi nabi. Icyo tuzi cyo nuko Rora tumuzi nk'umukongomani, kuki adataha. Ese kuki atavuga ibintu nibiki? Narabwiye niba ko nabonye Roza Kabuye yagiye mu Bufaransa, induri kavuga u Rwanda rugahaguruka. Kubera kimwe mudahaguruka kuri capacité yanyu, mugahaguruka nkuko bahagurutse basaba Kabuye ranga mugabo kamusaba Rora wanyu aho ngaho. Ariko ugenda urebe ibi bicucu, umuntu waguze ikibanza mu Bugesera, uri aho ngaho ufite nyoko ntawamenya ntibendera muri abagambanyi. Kwanza by the way ndafite ikibazo ku umuryango nawo ugomba kugira ikintu tubwira. Ubu habuze umuntu wo mu muryango wa Rora, ndavuga mu muryango biologic, umuntu mu maraso ye afite abana bakuru, afite umubidamu. Dukeneye kumva umuntu wo muri famille ya Rora by the way akatubwira. None se wambwira ko umuntu ashobora gufunga imyaka 16 umuryango we utazi cyazira? Tugeneye kukimenya. Uyu mugabo ntafite community avamo. Musigare mwibaza kuri iyo Twitter aho hejuru muri kuyireba. Iyi Twitter nakoze tariki 18, mugende muyitekerezeho muyibazeho. Twitter agira iti impamvu ingana ururo. Number 1 Eugene Serufuringa yabaseka, 2 General Kabarebe James, 3 imyumbati ya Serufuri, 4 General Laurent Nkunda, 5 Akasamutwe X. Ingana ururo nukuvuga ngo impamvu ushatse gutanga isikize ntabwo wazibura, ni nyinshi cyane, zingana ururo nyine. Ego Rufuringa yabaseka yahoze ari guverineri, General James Kabarebe nuza retired general, ubwo ngubwo niko ushaka kuvuga ngira ngo. Ego imyumbati ya Serufuri wa ni General Laurent Nkunda, wa 5 na Akasamutwe. N'aya mafoto yabo se iyi tweet nayikoze ryari? Ndabona amafoto. Iyi Twitter wayikoze hari tariki 18 ukwezi kwa 5 2025 saa 3:22 imaze kugira views 5,000 na magana. Aha, ambassador waruzamutse icyo uvuga kuri ibyo bintu bitananigira mu zindi gahunda? Yeah, uraho neza Godfather. Waramutse. Komera na amahoro. Yeah. Anzamutse kugira ngo nsobanure Rubayita yarabivuze, uyu mugana uvugwa uko abantu benshi tutawuzi. Uyu mugana uko tuwuzi impamvu ingana ururo. Yego. Iyo bashatse kuvuga impamvu ingana ururo nuvuga ngo impamvu ni nkaho ari ntayo. Urakoze cyane. Rero ntabwo ruvuga ngo ni impamvu nyinshi ngo aho wayishakira wayibona, ahubwo impamvu ni nkaho ari ntayo, niko uwo mugani usobanukura ko. Yego. Urumva? Ambassador. Yes. Impamvu nayo ihari, ariko n'umugani je nasobanuye niko uvuga. Ushatse no kuyifabrika ntabwo wayibura. Ni kuvuga ko ifite signification ebyiri. No, iyo bavuga ngo impamvu ingana ururo, nuvuga ngo impamvu ntigaragara, isa nkaho ari atome donc nakantu gato cyane. Tuzahure tariki ya mbere muzamenya muzumva iby'amatwi yatigeze yumva. Urumva? None ntabwo waducira ku mayangi ko ntabwo bishoboka. Tuzahure tariki 5 nako tariki muri kwezi kwa 7. Ndababwiye ngo reka mbabwire, Rora agomba kurekurwa. Cyangwa niba Rora yari umusirikare w'u Rwanda yari yaradiployizwa muri Kongo akaba yaratashye, ibingira nabyo muzabidusobanurire. Urumva? Niba Rora yari umusirikare w'u Rwanda akaba
yarakoze akazi nabi akaba yarafunzwe n'igisirikare yakoreraga nabyo tumenye ko Rora yari umudaba. Erega no mu gisirikare hari abo bita ba double agent, akaba ari umusirikari ariko akorera ibihugu bibiri bitandukanye cyangwa akorera ibisirikare bibiri bitandukanye. Turashaka kumenya niba Rora yari umusirikari w'u Rwanda akaba yaratashye akaba yaragiye gufungwa yarakoze akazi nabi. Icyo tuzi cyo nuko Rora tumuzi nk'umukongomani, kuki adataha? Ese kuki atavuga? Kwanza by the way ndafite n'ikibazo ku umuryango nawo ugomba guhagurwa agira ikintu tubwira, kuko ntabwo ntekereza ko umuntu yabana imyaka 16 afunzwe umuryango atazi impamvu nyamukuru afungiwe ngo hanyuma iceceke. Uwo muryango se wabubaho cyangwa baba barazimye umuntu yaba ari incike? Ubu habuze umuntu wo mu muryango wa Rora, ndavuga mu muryango biologic, umuntu mu maraso ye afite abana bakuru, afite umubidamu. Dukeneye kumva umuntu wo muri famille ya Rora by the way akatubwira. None se bambwira ko umuntu ashobora gufunga imyaka 16 umuryango we utazi icyo azira? Tugeneye kukimenya. Uyu mugabo ntafite community avamo, tugeneye kubimenya. Muze mutubwire, kuko ntabwo uyu Rora akiri umuntu w'abantu. Ntabwo Rora ari umuryango w'abaha. Rora ni umuntu wa community. Rora ni big profile ku buryo n'abantu batavukana nawe bafite uburenganzira bwo kumenya aho iyi ntwari yabo cyangwa uyu muntu. Ntabwo Rora yari mu ishyamba ari guhagararira umuryango we n'abana be, my friend. Ntabwo rero yaragiye kurwanira, yaragiye kurwanira umuryango mugari, community ngari. So iyi community rero ifite uburenganzira bwo kumenya aho umuntu wagiye kuyirwanira agatanga ubuzima kubera abo aherereye. Ntabwo bizaharira kuri ntuza ku muryango we. Niba umuryango we amasaha ucece tutuje wenda nukuzi ko nta kibazo. Twe rero nka community tugomba kubimenya. Ibi bintu ni biki? Narabwiye niba ko nabonye Roza Kabuye yagiye mu Bufaransa, induri kavuga u Rwanda rugahaguruka. Kubera kimwe mudahaguruka kuri capacity yanyu, mugahaguruka nkuko bahagurutse basaba Kabuye, nanga mugahaguruka musaba Rora wanyu aho ngaho. Ariko ugenda urebe ibi bicucu, umuntu waguze ikibanza mu Bugesera, uri aho ngaho ufite nyoko, ntabamenya ntibendera. Muri abagambanyi. Ariko ibi nibireka mbabwire ko bitazabahira. Nta muntu iby'isi bijya byubakira amateka, umuntu yubakirwa amateka n'ibikorwa bizima. Niba mutekereza ko ubwo selfish ku rwego ntashobora gusobanura, that's the truth. Ibi ngibi mbabwira niko kuri. So ibi ngibi rero mwibwira ko ibi ngibi bizabahira muri beshya. So ngayo nguko tariki ya mbere nzababwira. So abantu mwese mu nyandikira mumbwira ko ibyo nkora cyangwa ibi ngibi bikwiye. Ndashaka kuzasaba abantu mwese muzakoresha ijambo rimwe. Nzabasaba ikintu kimwe, n'ubundi ntawe ufiteho ifoto ye hano ni bake. Ndashaka gukora ifoto yanditseho Free Rora, Free Nkunda. Iyo foto ndasaba buri muntu wese uri dakoro no kumva ko cyese niba wumva ko Rora gufunga ko bigushimishije. Niba mu by'ukuri bidakwiye, ifoto ndashaka mwese muzambara iyo foto. Buryo nzakora space buri muntu wese yambaye iyi foto. Ndashaka gukora space buri muntu wese yambaye ifoto. Tuzaba dufite hashtag izaba yakozwe, buri wese yambara iyo foto nkuko mwambaye KDF, nkuko mwambaye ifoto zindi. Twese tuzambara ifoto ya Free Rora, hanyuma noneho twese tuzambara ifoto ye. Uko mwambaye amafoto mwese, abenshi hano muri abantu bambaye ifoto ye, hagire umuntu scrollinga arebe ifoto ya General Rora abantu bayambaye ukuntu bangana. So mwese ndashaka kubaha ifoto muzambara kuko muri benshi. Mugende, ntago mbatunguye, mugende murebe hano abantu bambaye ifoto ya Rora ukuntu ingana, nuko mufite ku mutima. Rero ndashaka kugira ngo mwese muzambara ifoto yanditseho Free Rora, twese tuyambara. Nanjye nzahindura iyo foto kuva tariki ya mbere. Nzahindura profile yanjye no muri big account no muri account space. Nzayihostinga muri account nini ya Godfather. Hari mpamvu nari nahotinze muri iyi ngiyi. Nzahostinga muri account nini yanjye, iriya main account ya Godfather ifite 100. So niyo nzahostingamo. So ndabasaba buri wese azambara ifoto ya Free Rora. Mwese muzambare, utazayambara ukuzaba ushimishijwe no kuhera mu gihome kwe. Urukonyemba ntabwo twifuza ko Rora agenda ntabwo dukeneye Rora ajya gushyingurwa Rusororo n'umunyarwanda se. So ngayo nguko, ntabwo mfite byinshi byo kurondogora uyu munsi. Reka mbabwire ngo duhure vuba tariki ya mbere, ntimuzabure. Ibindi ni vita kwa vita. Erega intambara ntabwo ari isasu gusa, tuzarwana n'intambara kuri aha ngaha kuri iyi mihanda. Ngaho reka mbareke. Rubayita, ndabizi ubisesenguye, wabivuze neza cyane mu magambo mu gihe gishize. Warabisobanuye kandi biranyura. Niko bimeze kabano, niko bimeze. Nta kintu gitangaje. Nike gitanga nawe uzayambara. Wowe se wishimiye ko Rora afungwa?
tutazi iherezo rye. So nzi ko uza nawe iyo foto uzayambara rero, n'abandi mwese muzayambara ko nta mahitamo mufite. Abatazayambara n'abatamuzi muzayambara kubera mu nkunda, nako mukunda ibyo mukora. Ibyo nkora ntago mu nkunda, ndabyibutse. ariko se hari umuntu udakunda Laurent Nkunda? Simbizi Fry High yaravuze uzamwanga nzamwanga, ntaravuze abatipe bari seriye. Yaravuze ngo uzamwanga nzamwanga, ndavuga bamutimba ari seriye. Hari abantu bamwanga, hari abantu bamwanga. Inkunguzi z'ubu n'ubwoko bubi, bantu bashaka gushyira mu bifu byabo, bantu bafite ibifu bimeze nk'ibimoteri, abo ngabo baramwanze. Abo yahaye amata bamwimye amatwi, cyari kwagiye ureka. Ese ko nkubwiye kuzabireba kuri tariki ya mbere, kuzabyumva, kuzumva icyo amata atigeze yumva. Aborora yahaye amata bamwimye amatwi, uzabibona, nzabigusobanurira, kandi nzanashyira nabwo nzigera mvuga. akandi kabazo k'amatsiko, kuki wahisemo itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi? Nabyo nzabisobanura icyo gihe. Okay. Gusa njyewe Laurent Nkunda uriya ni umugabo mwiza, ni pasiteri, akunda Imana, akunda ubwoko, akunda igihugu. Njye numva iyo chapeau, iyo t-shirt abantu bose bazayambara, ariko ntabura kuvuga ko nacanganikiwe kubera icyo abantu batari kubivuga. Nk'umuntu aranyandikiye hano, aranyandikiye ibintu nabisoma hano, mu by'ukuri nacanganikiwe. Ariko niyo tariki tuzasobanurirwe n'impamvu. Ni gute Laurent tuvuga ngo afungurwa atahe, hakaba abantu batabyishimira? Ni kubera iki? Njye ntabwo ndi kubyisobanukirwa. Nzabasobanurira nyine muzabe, ariko ze nkubwiye iminsi ngaho isigaye ni myinshi, nabyo muzabisobanukirwa, muzabimenya. Hari n'igihe iminota 30 iba myinshi. Iyo bibaye entre la vie et la mort, iyo bagushize imbere y'icyo bakavuga ngo barakikujugunyamo nyuma y'iminota 5, iba myinshi cyane, ishobora no kumera nk'imyaka 100. Rero reka dutegereze. Gusa le 30 juin ni independance ya Congo, le 1er juillet ni ababiri nyine bahaye independance Congo, le 30, le 1er juillet ababiri bahaye u Rwanda. Ubwo ndimo gukeka ko ariyo mpamvu wahise mu tariki, simbizi. Baye tugira swing zawe ngwiki nyine nuza ntabwo ziri 30 juin. Le 30 juin bandeko bisotozwa kilipanda ni independance yo muri Congo, ariko yo mu Rwanda ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Ni nuza n'ubwigenge, ariko tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi yo ni ukwibohora. Nawe wahisemo aho ngaho muri iyo minsi nyine ikomeye mu karere. Simbizi pe, ntabwo ndi kubisobanukirwa. ubwo byahuriranye, nta ntibihuriye. Okay. Mugira umunsi mwiza abana. Yego sana ko muri kuza, ko abantu muri kuza, abantu murajye. Mbibutse ko abantu bamaze kuhagera ari benshi. Mbibutse ko convention niko bimeze. Niba uzi kuri muri Amerika uri umunyarwanda, iki gikorwa ntikizagucike. Ngwino usabane n'abanyarwanda. Reka nzende uyu nguyu niba mubona, bamwita nimuze mu joining Rwanda Youth nako Rwanda Convention. Ese rubayita ko waragiye muri Amerika, ko kize kujya muri Amerika ntabwo uzahaboneka muri yawe. Oya, njyewe ubu ngubu ndi Congo rwose. Congo niyo nshaka muri iki gihe, nta handi nkeneye ku isi. Ndetse nturi umunyarwanda harya? Simbizi, ubwo n'amakenga bamwita umunyarwanda, ubwo njye banyita iki? Sorry, nari nibagiwe. Nabigenze. Ngayo nguko rero duhure mu kanya, ayo masaha nagera, ariko musigare mwese mwibaza kuri iyi tweet. Twagiye, mugira umunsi mwiza.